There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Taking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel wacitse intege uzimazemo pe ubwo sheri kuriya nta nubwo bibaye cyane buriya ni tota ariko ntacyo bitwaye ntabwo byari cyane ko mbona biransaba gutera riterera ubwo kanjye kunyara reka nkwerekeze nari reka nkwerekeze bu ndababona muvuye mu biti ko munsi y'umunungwera sibyo byiza se gusura umuntu mutunguye musha twari tumukumbuye ariko none bose ibirori muri kunkorera gutungura umuntu nibyo byiza ko nta kintu na kimwe munzaniye murabona iyo muje gusura umugeni mugomba kumuzanira ibintu byose ariko ukunda ibintu nabikunda se buri muntu kuba gusuye nicyo gikuru mugomba kunsura nyine nabishimiye pe ariko se habe n'akantu muzanye kandi muzi ko muje mu rugo n'umugore n'umugabo twari tuje kuhareba tuzagaruka sha muje umugabo wanjye naho hari yagiye sha ko nari binyine turahagusanze umva atari ibintu byiza umva ni ibintu bya danje umva birarenze gusa mwakoze biragushimishije ndabona umubyibuho kwishe yego ku mugabo wanjye ari kunyitaho dore nsigaye n'amakenyera n'igitenge nkaba umugore ubu narashimye shakira nakubereye umva yego ko nasihaguruka turebe ese ushaka kureba iki ntabwo wabonye mu kanya urambona ajya kubaherekeza ase nkawe ese urabura iki ngo ushake yego mwana yanjye kakanya uyu nguyu se mwashaje narabatanze gushaka kandi mwese munduta nyine warihuse cyane ubushyuhe mbabarira ntabwo bushyuhe wapfa kugira ngo nkomeze ndibwe nashaka nkazajya nkoresha imwe gusa ntabwo turaribwa nyine mugenda mushakisha ahantu hose umunsi twariwe tuzagenda ko muri abana babi koko ibicyo nkorera fresh nyine maze iminsi mfite inyota yendaga kunyisha ariko ndashima Imana yuko igiye gushira amafaranga mfite mu mufuka reka njye kugura amazi ngahibaze none ariko kuki udatekereza kabiri utekereje kabiri urababara koko sheri asejeri none ushatse kuvuga yuko njye nadatekereza oya ntibavuga ngo nadatekereza natekereza njyewe nyine ntago nekereza njyewe ndashaka yuko nyine nkinywera amazi nkahaga kuko ndumva nshonje ushaka amazi yo kunywa urashonje wariye se hoya ariko nshaka kugira iki se sheri wajya kunywa amazi nese amazi urayanywa hehe nyine nakubwiye ati ndagenda nkuvomere uzunywe ese wajya uba umuntu mukuru asheri noneho igihe cyose twakundaniye nibwo ubibonye ko ndi umwana hoya uri mukuru ariko no mu bitekerezo uba mukuru sibyo ndi mukuru ariko mu bitekerezo ndi umwana nyine ndi ikigori oya shuru sibyo ariko urabizi ndagukunda nawe ndagukunda ariko ntukajye umbwira nabi nzagutetesha mutoneshe nzakurinda abakwanga sheri njye nanga iyo utangiye iyo mitoma yawe ukwanga nzamukunda tuzahuza imisaya imisambi unyanga uzamukunda tuzahuza amatara yaka sibyo tugende tuyahuza amatako rero amatara yaka sibyo once a day that I would pray for you. Yego ko njyewe uriya muhungu aranyumije. Ese akwiye njye ejo bundi nagiye mu murenge ejo bundi basezeranye uyu muhungu uriya muhungu n'uriya mukobwa. Abeshye se
none mbonye umukobwa yinjije basizanye n'uriya bari kumwe se oya ni wundi tuvuge se ko ari mushiki we mushiki we yambaye kuri bakaba basomanye ngiye mbareba umuhungu akaba aje akatwidarapa imbere reka ntabwo bishoboka mva ngiye guhamagara umukobwa bajyanye mu murenge uramuzi se ndamuzi na nimero ndazifite muhamagare mva yego ibi ntabwo bishoboka reka ego ko wapi pe ahubwo se ko nomero ze nzibuze we siko nzibuze umurage ndi kubabeshya oya zireba umuhamagare ndi gususumira niyo mpamvu ntabwo ndi kubyumva ko ari byo bakoze umurenge ejo bundi ejo bundi nta n'iminsi 5 ishize ngo iki reka muhamagare ntabwo iri kwitwa katayifata alo umeze ute uri hehe se umva mufitiye amakuru umva mbonye sheri wawe yinjirana n'undi mukobwa mu nzu ngewe mbonye sheri wawe yinjirana n'undi mukobwa nimba uri hafi vayo dusanga imbere y'iwanyu turi ku kabaraza ndi hano imbere y'iwanyu ku kabaraza umva banguka batarasohoka yego umva sawa rero banguka wumvishije hagiye kunumva se watoroshya ahubwo ubu hagiye gushya ntabwo nari kubyihererana njye abantu wapi nshaka umuntu nje mu wantwariye sheri ndamushaka my friend bari mu nzu ariko reka mubwire kumva vaye wicare nawe ufite amahane nawe ndikamubwira umutipe ndamukunda nyine vaye wicare bari mu nzu hari utuntu bari gukora uduki none se wowe urabiyobewe ubu nyine ntabwo bindeba shira naciye inyuma gute man ese wacecetse ako nshaka kureba umukobwa waciye inyuma my friend ndamushaka nyine bari mu nzu bijiyemo kare ubu bagiye gusoza basohoke negereze nyine negereze magarari tegereza nyine ndabashaka basohoke nibasohoke na my god umva tegereza umva nakubwiye ngo tuze nakubwiye ngo tuzi yaba wamamagara nayo umutwe ndavuga ati namagana nimero yo numva siriyo nimba kuri telefone niyo mpamvu tuza nyine icyo nawe ugabanya ntabwo nuse nahambaraje mu kanya basohoka shira rakoze ahubwo ni wowe ukoze pe wacitse intege uzimazemo pe ubwo sheri kuriya nta nubwo bibaye cyane buriya ni tota ariko ntacyo bitwaye n'imbaraga zose nkoreshe oya thanks ariko nyine byari toto tu ntabwo byari cyane ko mbona biransaba gutera riterera ubwo kanjye kunyara reka nkwerekeze naribi reka nkwerekeze bu muvuye mu biti muvuye mu biti reba kano gashinze ese kunkubita sohoka njyewe inkoni irashaje ese wowe wahe iki mwawe ufite ikihe kibazo babe uyu ntabwo ari sheri wanjye none se udatubwiye ngo ntago ari sheri wawe wankorinze
wari uzi sheri wanje shaka utari umuzi okay ngani mukemura ibibazo mwese ntago ari sheri wanje ntabwo uzi sheri wanje wowe nase sheri wawe ukoresha cyangwa ukasa ntabwo ubizi ku buryo utumye umuntu tumukubita koko umva njyewe reka muhamagare urumva muhamagara mbwira ukuntu abazana muri ghetto nje nishyura my friend nicyo kintu nje mbahoreye my friend akabazana muri ghetto nishyura isuba ghetto nje yishyura ngari mubizi nyine gabanya umurego wamaze gabanya umunwa ngaho aka karavuga gusa atavuga se atavuga ntabwo uragitanga awitona hako bite hamagara kwatayifata wera bite mani bamugarije muri ya ghetto wanije niki ubu ngubu banshiye ukuguru mani ihute mani ubwo ujye kwishyura insimburangingo baramugaje baranyishe bankuye muri ururimi ubu ngubu byananiye kuvuga mani ni nyine ni umukobwa waje avuga ngo iki wowe vayo birebe niba uri hafi ihute rero niba uri aho ndumva ari hafi y'ahangaha tu sa avuze ko ari ngo araje kabisa njya wanyize izi mbwakazi zinkubise izi mbwakazi akwiga turayishyura urabona kuvuga ati mwakoze kudutizaga tutanye kudutukanye shari wanje mu nshuti afite ntabwo banatukana umuntu utira ngo ni mbwakazi ni wowe mvuze nase ha wese niwe wayinije ukaba uyimubitiyemo ndayishyura ni wishyura se niwe wayinije nawe nta burenganzira afite bwo kugutizaga tutabanje kumenyekanisha manyure mumajije mumeze neza wowe ugutezeka kugira umugore amajije kukujyuna umuntu utira ghetto reka bubwire bose bukura bwishe nabuhari umva nkubwire muko iki utamenyera ukubwira ibintu by'ubukwe se birakureba yose iby'ubukwe umaje kumujyuna umukobwa ngaraje gusamuka umva nkubwire gashinze ariko bite agashinze rira buri rugo ako se komwe mutavuga ese kutunuka tutuza naniki so warekanye n'amabyi byagenze reko rero ngushaje yafite ikibazo ni gute getubamo n'inzu yishyura nubizi bana singiye kugusebya mu banakura bizi nde nawe none gufata umutipe ngo nitutaho ukamutiza ghetto none ankoringa ngo mbwire uziko nje mani ngagira ngo niwanciye inyuma usanze bayimuye se basi ghetto bayimuye ikibazo ako wabashyizemo utankone bari barimo basanze ku muryango nubibona se ko nibyo bavuye gukora bigaragara bite rwita nasoni je naye nisohokeye merekeje umugore wanjye ngo agiye kuri toilette umugore ako bite ako bite madame muceceka numve komeza nuko ndangije ndagenda noneho nsohotse kugira ngo ngeze madamu wanjye hanze abanze akore ibintu birangire man banyicaye madamu wawe se ako biyako continue okay noneho bahita njye n'umugore wanjye bahita batwakiriza impamba y'inkoni baradukubise n'izina ry'Imana ariko kimbabaje nuko yese avuga ngo ntago ngo ngende isheri we ngo ubwo niwe yashakaga gukubita ibaza ariko kandi wowe urabizi nagwaye amafaranga kugira ngo nze hariya rero bro mbabarira umfatwa ni mubiswe uramubaza iki njye gutiza gato umfatira mu mashati ngamtsize amafaranga yawe amafaranga ntago mbishe biryoshye se basi byabakoze ni mwabisoje icyo cyunzwa kizanye se nyenge banzu mbarize iyi ncebeke yawe cebeke niyo wazanye mu rugo rw'abantu gatuma abantu kwekera mu nzu wa muntu nese kuki wankubitiye icyuma uretse muri gato yanjye nkandi ubuki bwawe wabubonye uretse muwazi mubwire ubuki bwawe wabubonye wituma ubwanjye burura rero